akakubwira ngiye kugira ngo iyi modoka ni yawe nyishizare ariko urabyumva urabanza umpe turabanza turyamane none nitumara kuryamana turaryamana rimwe ndahita nyikwihera rimwe urumva ni umwana mwiza urumva ntago bigoye reka rimwe urumva nyine nawe ahubwo umuntu abaza ubwenge iyo akubwiye rimwe nyine urabyumva umushana no kwikora agahita akubwira rero tuzongera irindi rimwe mu gihe ibyangombwa nyiri kubikwandikishaho tuzongera irindi rimwe ubwo urumva ibyangombwa bijya kukugeraho nk'ukwezi urumva rero iyo utari umukristo kandi hari umukobwa uri kureba kino kiganiro mbere yo gukomeza yantuka ubu kandi ukuntu abakora ari ibigoryi yarayanze akumva kumva yaza akanansanga uri igicucu none se niko bakabashuke byo gutanga avance n'ibiki ngomba kubanza kuryamana nawe mbere yuko tuba what are you verifying baracyahari wenda Imana iracyafite abasore bashaka kuvuga nge fiance wanjye tugomba gukundana tukazajya kubana tutararyamana ariko rero ibintu nyine abantu bahindura urubyiruko ruhindura imyumvire yego yumva uri ku kintu bita iminsi y'ubusore gutegura uzaba we hataraza iminsi mibi ngigushungurane iminsi mibi itaraza uvuga ati sinejejwe nabyo cyangwa ukaba umupapa ukajya uvuga niko n'ubundi iki cyanditswe cya Salomo gisa n'icyabwirwaga umusore n'umukobwa cyane ni nka kondisiyo yaramurebaga avuga ati please hari iminsi igiye kuzaza uba utagishoboye gusenga uba utagishoboye kuvuga uba utagishoboye gutekereza ku rukundo rw'Imana uba utagishoboye kugenda none kubw'ibyo ndagusaba ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe no kujya guterana sinejejwe no gutambira Imana ntago ari ngombwa si ngombwa sibyo kandi akaba atari ubugome ubwo kuko yasohoye mu minsi mibi tugiye kuganiriza urubyiruko turusobanure ko hari iminsi bategereje batazabasha gukora icyo bakagombye ko bari gukora tutangire tubasuhuza cyane inshuti mudukurikiye kuri Evangélisez le Monde TV twizere yuko mumeze neza Uwiteka barebe neza Uwiteka baha umugisha Uwiteka baha amahoro njye nitwa Bikomeje Emmanuel cyangwa se Bikemo dukorera mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu mujyi wa Kigali hano mu karere ka Gasabo i Remera dushimiye abantu mwese mukomeje kugenda mudukurikira mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho muduha inyunganizi mutubwira uko mubitekereza mutubwira uko mubyumva ni ukuri muri abantu beza ni iby'igiciro kandi turabyishimira buryo munsi ni box mukatuvugisha mukatwandikira mushima ibiganiro tubagezaho uyu munsi bafite umugisha ukomeye nicaye n'umuntu ukomeye cyane wo mu rwego rwo hejuru tugiye kubana muri iki kiganiro cyiza cy'urubyiruko ikiganiro cy'abasore n'inkumi tugituye cyane cyane ariko n'abubatse tutaza kurobanura ku butoni mu mpande zose uraho neza kandi urakomeye ngo uhaye ikaze kuri Evangélisez le Monde TV muri iki kiganiro cy'abajene cyangwa se cy'urubyiruko ninde tugiye kubana muri iki kiganiro abantu badukurikiye batakuzi bifuza kukumenya murakoze amazina yanjye nitwa Uwizeye Ange Nicole Ange Nicole yose nawe umuntu umwe se yego hari amatirano oya hari iby'abandi bagendanye oya yose ni ayanjye nayo umuntu umwe ari we njye Ange Nicole comment ça va ça va bien tu connais le français naho birangiriye
igifaransa kirakamye atabaneza dore turi kuri Evangélisez le Monde TV kirakamye est-ce que tu attends on parle d'Evangélisez le Monde kireka umbaje izina ryanjye cyakubara kuva rimwe kugeza kuri 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 urumva ko nahagera kuri 20 ako ka 11 kabisa nayo tuvuze 96 86 uraza kugaragara uyu munsi ni ukuri France nayo Faransa baragaragara mane bamba bari nzakiga ariko iyo tuvuze ka 99 uvuga mu cyongereza mu cyongereza ibanyihaganira ndabibona ko umeze neza wambaye neza urasa neza thank you wambaye n'isaha nziza sinzi ubwoko ndetse nzambara uzayambare ni nziza isaha ureberaho igihe bigatuma gahunda zawe zidajya mu bakunzi ba Evangélisez le Monde TV hari umuntu ushobora kuzahima nk'impano cyane kandi ati bikemo ngo isaha ahubwo Imana ihita ireba uwikoreramo ahita abipanga ako kanya kwemera ko gukoresha nanjye ariko yankoresha none se uvuze aho uri gushaka ukambibamo imbuto mu bantu ariko uvuze ushaka ko ikorera mu njye ntabwo nkize ahubwo njye nakubera nka surprise yego nabyo ntabwo byangwa nabi cyane hano rero iyi televiziyo yitwa Evangélisez le Monde bivuga ngo bwiriza isi yose vuga ubutumwa hose vuga ubutumwa ku isi hose yego ni ukuvuga ngo rero twaje mu kiganiro cyo kuvuga ubutumwa kandi bwa Yesu Kristo amen aho ni sawa ndamwemera cyane yego ni ikihe kintu kimwe gituma wemera Yesu kurusha ibindi ikintu kimwe nemera ni uko yatwitangiye pe akababara akababazwa akambara ikamba ry'amahwa akatwitangira kubera twebwe pe ni ukuri cyo ni ikintu gikomeye ndetse n'ibindi bintu igenda itwereka mu buzima bwa buri munsi gusa icyo kintu ni ikintu cy'agaciro njye nyifata nk'ikintu gikomeye kuko nta muntu ushobora kugenda ngo abe yakwitangira yego so urumva ikintu yakoze ari nka sheri wawe ushira pfereka nje mfe abari nje mwica byaterwa wapi kandi nabwo niyo namukunda nkagera kuri urwo rwego byaterwa n'urupfu ndi bupfemo ubwo se bambwiye ngo oya ndarugira pe ndarugira utazatuma mbura umugabo utazatuma ni ayiwe ibaze uvuze gutyo ugatuma umuzabura umugabo bavuga ngo umukobwa narukundagira hari ukuntu ushaka kujya bakavuga ngo baragukubeta bakupfuye cyangwa kukwambika amahwa ugapfa nyine wumva aho ngaho ariko nyine nkukunda cyane wenda kereka bambwiye ngo genda wishyire nka hehese nyine nkahita mpfa ako kanya nyine byihuse nkahita mpfa ako kanya bigishyushye bitarahora byaterwa gusa icyo ushatse kuvuga ni uko Yesu ari we wabishoboye ayiwe mva kandi bana bimuganirije bakumva ati bizaba bimeze utya anabizi iyo fone yawe uza kuyishyira muri ntuza uzakubitwa uzabambwa bazagucira mu maso utabuze amavuta yo kwisiga bazakwambika ubusa urubindo utabuze imyenda yo kwambara bazagwirika mu manga mbega yaje muri misiyazi yaje mu bibabaro azi aho arabisinye ni ukuri niyo mpamvu agomba kubahwa isi yose ikamumenya ikabiha agaciro cyane cyane nko kumuri Kristo akabizirikana ahubwo njye mba numva nk'uko bajya bavuga ngo just umuntu yagize anniversaire mba numva n'icyo kintu cyakubahirizwa cyane pe nko ku mukristo ariko icyo gihe cyangwa iyo tariki uribuka itariki byabereyeho hari iyo tugira yashyizweho n'abantu yego kwibuka Noheli ivuka rya Yesu yego kuri 25 ariko
gusa kuri buri mukristo icyo ni ikintu yajyaho agaciro agahora anagendana n'abandi agahora agicelebra every day buri munsi, cyangwa se n'umuntu wenda utari umukristo nawe akabyumva pe, kuko iyo atatwitangira ntabwo twari kuba turiho. Hiyataba maraso ya hiyataba maraso ya ogehenomu yari kubiyanje. Amen. Uwizeye Ange Nicole. Karame. Nta kintu na kimwe mu byabayeho mu biriho n'ibiza cyane, nta kintu na kimwe kizaryohera ubuzima ntacyo. kiruta kuba umukristo. Ahubwo hari ikintu mba nibaza, buriya nk'abantu bataramumenya just bataramenya ibyishimo bibamo cyangwa umunezero ubamo, njye mba nibaza nkavuga se babayeho bate. Ikibabaje ni ikintu ab'isi bita ibyishimo. Ibiro by'ukuntu ari ibyishimo bibi, icyo ab'isi bita ibyishimo, icyo abana b'abantu bita kwinezeza, kwishimisha. Ibiro by'ukuntu ibyo bintu bisi ibyishimo birangira bisize amarira n'imiborogo no kwicuza. Ako bike uzi kuba wowe uri umukristo ubaye mu buzima bwa gikristo, sibyo? Ugahura n'ikibazo cyangwa ikintu runaka cyangwa ikintu mu buzima ushobora gukenera, ukavuga iki ni ntakibona biragenda gutya. Ku mukristo, ku muntu wamenye Imana, ukumva ko nubwo utakibonye ubu ejo uzakibona. Urumva ukuntu uba uri mu buzima bwiza, ibyiringiro muri wowe. Narimbuye na opportunity, ariko iyo opportunity muye ndatubikisha izina ry'Imana. Imana yanjye ifite byose mu biganza. Niba bitambayeho none ukagenda iminsi ukavuga oya kugira ngo memukire umukiza ndamurindire kuko ibintu biri ibyo yaneganirije cyane. Uzigorana ibyo byiringiro, umva ntako bisa. Umwana w'umukobwa ugahura n'ibigeragezo n'ibishuko, ukihangana ukavuga ngo sinasebye iryo zina. Imodoka iri hariya iparitse bakakubwira ngo iriya modoka ni iyawe ariko nukora ibi. Wigeze ukambwira turi ni box nibyo turi kugana n'urubyiruko cyane. Yego twajya twitangira hingiro z'ibyatubayeho nawe tuvuga reka nawe ubwo barahita babyumva, nawe ibyo byababaye bavuga se iyo mbigenza gutya. Wigeze ubimbwira turi kwiganira, dore ko dukunda kwiganirira, ngiye umuntu yazanye uziko nta banga ryanyu nuko ujya mu kiganiro ukibuka twa tuntu twose tukazana, ariko nta kibazo. Yego nta kibazo. Ndashaka kuguha imodoka. Yego iyo proposal niwe yihawe se cyane. Nese byasabaga iki se ubyumva kondisiyo? Ari byo byago birimo none. Urumva nk'umuntu nk'iyayiguhaye gutyo, just ntago ari papa wawe cyangwa ntago ari umuntu Imana ikoresheje, just urumva ni nk'akantu kaba kabaye akakubwira nukora iki ndaguha iki kondisiyo, akakubwira ngiye kugira ngo iyi modoka ni yawe nyishizare, ariko urabyumva urabanza umpe, turabanza turyamane, none nitumara kuryamana turaryamana rimwe ndahita nyikwihera. Ese yagusabaga rimwe rimwe. Urumva ni umwana mwiza, urumva ntago bigoye. Reka rimwe. Urumva nyine nawe ahubwo umuntu abaza ubwenge, iyo akubwiye rimwe nyine urabyumva. Umushana no kwikora agahita akubwira rero tuzongera irindi rimwe mu gihe ibyangombwa nyiri kubikwandikishaho. Tuzongera irindi rimwe. Ubwo urumva ibyangombwa bijya kukugeraho nk'ukwezi. Urumva rero iyo utari umukristo, kandi hari umukobwa uri kureba kino kiganiro mbere yo gukomeza yantuka ubu kandi ukuntu
abakora ari ibigoryi yarayanze akuvuga kumva yaza akanansanga uri igicucu none se niko karame wese yavuye ibyo bintu utambwira ko wabyanze none se ubwo se ari imodoka n'ubuzima bw'umuntu igifite agaciro n'iki nanjye wenda ndacyari muto mu bintu Imana yaneguriye nanjye uko byanagenda kose hari ikintu uba wiyumvamo rega nanjye nzatunga imodoka I know ndabizi koko Mana mu mishinga yawe n'ubundi biryanyemo na nubwo rega ari ngombwa ngo yihutishe ibintu iyo ukunda ikintu na nubwo ari ngombwa ngo baguhanurire ngo umva ngo tubonye ngo uzatunga imodoka no just niba wumva ushaka uzatunga imodoka ukanabisaba Imana just genda wige gutwara imodoka ukorere provisoire birangire ukorere perime wiyicarire witurize noneho kuko ubikunda Imana nayo mva Imana ni papa wacu ngiye kuna Imana nyifata mba numva nta kintu n'iki na kimwe nayisaba ngo ikinyime kandi nta n'ikintu ku myaka yanjye mfite nta kintu n'iki na kimwe ndayisaba ngime ntiwigeze udutererana haleluya ntacyo twaburanye Imana uwo muntu rero mwagiranye ikiganiro giteye ite kugira muhakane ndetse wahise uhakana ntabwo wapfa guhakana imodoka aha come on tubwire n'aba bajene badukurikiye uburyo umuntu ashobora guhakana yego so nhoye nta nubwo ari ndega no gukunda Kristo wenda nituganira tuganire ku buzima bw'umukristo no kwiyubaha cyangwa ku yindi side urumva uretse no kuvuga ngo wenda ndavuga ko ndi we nkojeje Imana isoni ariko nanjye mbanze ndeye ku giti cyanjye uretse no kunkoza isoni nuse wabimenya wambona mfite imodoka uvuga just wow Nikore n'umukobwa tuziranye w'umukire ufite imodoka ukagenda uvuga gutyo ariko ntago uzi uburyo nayibonye mushana no kuvuga rero Nikore wabona abakire bashobora kwa papa yarayimuguriye cyangwa se nanjye nkaba narayiguriye ariko se uretse no kuvuga ibyo bya gikristo tube tubishyize basi ku ruhande kuko umuntu w'umukristo arabigendana nuko turi mu kiganiro turi kugira ngo duhuze side zitandukanye banza wirebeho nyuma ese kondisiyo mpawe ingaruka zizaba nyuma ni izihe cyakina abantu benshi batajya bapfa guhita batekereza igihe bagiye gukora icyaha yego ingaruka ukavuga se okay turabikora rimwe imodoka ndayibona ariko se nituryamana uwo muntu wenda simbyita wenda niba ari umusore cyangwa ari umugabo ibyo wenda nta kibazo ni ibintu biri muri bracket ariko se niba ari umugabo banza utekereze se uyu mugabo tugiye kuryamana ntago bemukiye umugore we ese ngewe nimba umugabo wanjye akanca inyuma sinzumva mbabaye ngewe turi mu kiganiro ngewe erega bureka mbwire bike nuze ugiye gukora ikintu ujye ubanza wirebeho ku giti cyawe uvuge se ngewe bino bintu bimbayeho ntago nababara nijyamanye n'umugabo w'abandi ngewe nanjye nazashaka umukobwa akaryamana n'umugabo wanjye ntago nababara ayiwe ngewe mba numva nshatse nkamenya mba numva nanarwana yego nyine urumva urumva iyo uri umukobwa udakunda gutendeka cyangwa guca mu bindi bintu uri umukristo nawe ntugitendeka oya arya kanumve ntago njya nendeka oya aha twagiye komeza so urumva rero banza urebe ingaruka urebe ese effect zizaba nyuma y'iki kintu yego imodoka ni nziza uzi muri kino gihe kubona umukobwa ufite imodoka ye ubukaze urumva nanjye ntago nahisemo akana kuko yarambwiye rimwe kubikora rimwe uba wumva uvuga se wamugani rimwe nta kibazo ariko se ukaba ntago nahisemo akana nabanje ndavuga se ubundi uwabikora rimwe birarenze nkagacyura nkakegukana ayiwe wamungane no papa yesu we papa umva papa wenda nazabona iki kiganiro azabona ko umukobwa yabaye intwari ariko si yo modoka nari kujya nyiparika wenda nari kuyitunga mu buryo bw'ibanga ariko yari amabara ni uguhita abikeka avuga mwana wa
nshaka kumenya uyu muntu wayiguhaye ko nta kazi ufite kakomeye ubu uyu muntu ako kantu ntabwo nigeze nkatekereza naratekereje ndavuga se ubundi wapi ni ukwishyira ahantu ku buryo nta n'umuntu ari njye njyewe wabimenya n'uwo muntu wayimaye naratekereje ndavuga se ubundi wabikora rimwe byabiki ndavuga ariko se nanone mbikoze akanyanduza indwara cyangwa se akantera inda njye nahise ntekereza ingaruka yarabimbwiye ntabwo nahise mubwira ngo hoya ako kanya hoya urumva ibyo birakaze nabanje ndicara nk'iminota 5 nahise nshidukira hejuru nk'umuntu uvuye mu nzu ndabwa gumana boro yawe mita nigendera icyo gihe abantu bari kuturabasha guhita tubaze se aho hantu mwari muri hari he muganira gutya sibyo twari turi ahantu hasanzwe pe hasanzwe mva icyo kintu ni ikintu gikomeye nese mvuga hoya yihorere nta kibazo arambwira ngo uragacucu mbwira nk'ibintu nka bitatu washingiye uhakana ibyo ibintu bitatu urumva umbwiye ibyo byari byinshi ariko ndakubwira bitatu ikintu nashingiye cya mbere nari umwana muto sibyo kandi iyo ukiri umwana uba ufite nari mfite imyaka ingahe sinari mfite 20 nari mfite yari y'ubukure nta n'ikintu bari kumubaza kuko ntabwo nari ribu nari mfite imyaka 21 ugira se ngo ni kera ntabwo ari kera nari mfite imyaka 21 urumva rero urumva ikintu nashingiyeho muhakanira namaze kureba ibyo bintu mbona ko ku mukristo ndiwe nkoze ikosa ndangije ndarira ndavuga se ego nabanje ndavuga se ngenda umuririmbyi sibyo hanyuma nzagenda kuririmba muri korali babone mfite imodoka nanjye nibuka bambwira ngo sha wenda niko urakaze dushima Imana yaguhaye imodoka ariko se nyuma ikiri inyuma cyo kubona iyo modoka ndavuga rero icyambere ndacyari muto bajya mu rusengero bakobwa ugashimana ngo Imana yabahaye utuzi twiza yego yabahaye amaperime yabahaye amamodoka kumbe barabanje kumanura ingutiya barazimana wenda atanambaye n'ingutiya wenda yambaye n'ikindi gisanzwe ingutiya rya si ikigenda kigego yego kigenda kibyina yego ariko kira kintu ni cyiza cya kintu ashana mva reka ku buryo cyambaye baramwubaha nta wamuvogera nyine ngo baba babona ko ari umugore reka ntago ari icyo ngicyo ngiye niko mbyumva none se usanzwe wenda uri ikirara umuntu none se usanzwe uri ikirara se umuntu yagutinyira icyo hoya ahubwo wowe umuntu wiyubaha ku giti cye akamenya n'ukuntu agenda buriya yakugenda none se ashobora no kuba cyambaye agacaho ku basore bakamubwira ngo agahindukira se yaba yiyubashye batabona wapi akagihindukira gukata rompuwe guhinda kwambara hari aho bihuriye n'agakiza kwambara k'umukobwa birahahuriye cyane iyo ni topic tuzaganiraho gutaha cyane yego turimo turaganiriza abantu icyo bita iminsi y'ubusore n'iminsi mibi yego wabikimubwira wavuze ati cyambere n'agakiza yego kandi ikindi nibuka ko nkiri muto ikindi nibuka ko Imana izayima kuko urumva iyo ukunda ikintu ijambo ry'Imana riravuga ngo munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa icyambere nari mutoya ibiri imbere yanjye Imana yaneguriye ni byinshi kandi byiza imodoka rero nta kuntu Imana itayima kandi nzanayima uzambwire wenda kera naranayibonye tuzongeye tugaruke back bibuke ko nabivuze Imana izayima nzayitwara ntago ari kera natangiye no kwiga kava hehe ukagera he mu muhanda w'igitaka hari n'umuntu ushaka ari kureba ikigana gato ariko njye wibuka kubera ko yirinza kubaha Imana muhaye kavatiri keza ko kugira Imana yabinkoreye surprise hari ikintu uba wumva kitabaho muhaye kagapajero ubwo wagiye wibuka kuntwara nk'umuntu twakoranye ikiganiro umva buri munsi ahantu hose wajya ushaka kujya wajya umbwira come on urakoze cyane ndajya gusomera ijambo ry'Imana riri mu mubwiriza 12 abaryo dukomereza ikiganiro cyacu
umubwiriza 12 ku murongo wa mbere haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ijambo turisubiremo. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Iyo byo iteye ubwoba. Byo sinejejwe, urumva ni ikintu kiba kibabaje. Sinejejwe nabyo. No, mwegezeyo. Tugiye kuganira ku bintu bibiri. Tugiye kuganira ku minsi y'ubusore. Cyane ako kantu. Karagufashije. Yego, hari n'urundi iki kiganiro urubyiruko mana, iki kiganiro urubyiruko bazakibone. Yego. Mibi. Iminsi mibi. Ese iminsi mibi harimo n'abantu batazi ikinyarwanda bashaka kumva ngo iminsi mibi bakabona umunsi burakeye, nk'ubu turi mu bihe by'izuba, akabona si iminsi mibi ni igihe cy'imvura, ni igihe cy'izuba. Icyo gihe tunabasobanurira the day of darkness. Ni wo munsi mubi. Cyangwa imvura yaguye ni wo munsi mubi w'ubunyerere. Turavuga ku minsi y'ubusore. Cyane. Kandi iyo minsi umuntu wese Imana yatije kurama cyane. ayigeramo. Of course. Hari ibintu biba ku muntu. Itariki yo kuvuka. Yego. Ibyo. Happy birthday. Itariki yo gushyingirwa. Yego. Itariki yo gusaza. Iyindi usigaje iteye ubwoba. Ayo gupfa ukava ku isi. Chaine muzi naranamukundaga, ariko uwo munsi ni mubi kweri. Nibanza ariwo mubi wanyu mubaho. Uwo si umunsi mubi. Mubi. Usonera mu matwi. Uzi babikubwiye nk'ubu ngubu bakakubwira ngo umunsi nabimenye. Umunsi wa mbere mbimenye nari hehera. Umunsi mbimenya nari ngiye kujya ku rusengero, hari amateraniro yo kuwa gatanu. Yego, niwo munsi nabimenye. Nge nagize ngo wenda ni kwa kundi abantu babeshya wenda ku nkoranyambaga, kuko nge nagiye ko mbona umuntu yabipostinze hari mu gitondo nyiryamye, ariko ndi gushaka kujya ku rusengero. Nari ndyamye, hari gahunda nashaka kujyamo ariko nkazivamo vuba vuba nkajya ku rusengero, kuko hari kuwa gatanu kandi amateraniro yacu aba ni mugoroba yo kuwa gatanu. So nabonye umuntu yabipostinze ngira ngo nagatwiko. Noneho yari n'umunyamakuru, yari bano bantu nyine bagira ntuza kuri YouTube, ngira ngo nagatwiko ashaka. Mbona abantu benshi bayipostinze ngira ngo bari kubeshya, ndavuga ndaza kubyemera neza, ari uko wenda mbonye kuri YouTube ndabatumiye umugore we. Yego ko mananye ngiye kubona mbona ibintu biri seri, abantu benshi bayipostinze numva ndababaye. Yego. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwira. Bibiliya ni igitabo cy'ubwenge cyane. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Iryo jambo rirakomeye. Ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Iryo jambo rirakomeye, ariko ahubwo uze kudufasha nk'iryo jambo, uze kuridusobanuriramo ukuntu, kuko urumva nakubwiye iminsi mibi itaraza. Hari abantu wenda bashobora kumva isi iminsi mibi ni igihe cy'imvura,
iminsi mibi ni igihe wenda ni ninjoro nta kwezi guhari, usobanuye ku buryo nirebwa n'urubyiruko kurumva iki kiganiro niko n'ubundi iki cyanditswe cya Salomo gisa n'icyabwirwaga umusore n'umukobwa cyane, ni nka kondisiyo. yaramurebaga avuga ati please, hari iminsi igiye kuzaza uba utagishoboye gusenga, uba utagishoboye kuvuga, uba utagishoboye gutekereza ku rukundo rw'Imana, uba utagishoboye kugenda. None kubw'ibyo ndagusaba ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe no kujya guterana, sinejejwe no gutambira Imana, ntago ari ngombwa, si ngombwa, sibyo, kandi akaba atari ubugome, ubwo kuko yasohoye mu minsi mibi. Tugiye kuganiriza urubyiruko turusobanurire ko hari iminsi bategereje batazabasha gukora icyo bakagombye ko bari gukora. Niyo mpamvu ikiganiro cyacu. Iminsi y'ubusore niyo ndimo, niyo urimo uyu munsi cyane. Iyi ni iminsi umuntu afata ibyemezo by'ubuzima bitandukanye. Ni iminsi umuntu aba yigenga, nta gitsure cya papa, nta gitsure cya mama. Ubona mama ntabwo aza aho undi, mama we na papa wawe ntibaza aho uri, niba banahazi ntibazi ibyo urimo, niba uri mu kiganiro. Ni ukuvuga ngo iyi ni iminsi y'ubusore. Mu minsi y'ubusore hafatirwamo ibyemezo byinshi bitandukanye, umuntu ari we wifatira umwanzuro. Uyu munsi urara unyweye Dukore, uraye unyweye inzoga, ntabwo wanyu babimenya. Ndayenze inyweye, uraye unyweye ku nzoga ukavuga ati ndumva nshaka kwinywera ku nzoga, ukajya ahantu ukibeta ukakanywaho. Nabihishe bashaka kutabimenya. Wabihishe nyine nicyo ndi kukubwira. Ndi kuvuga ngo uri ku rwego rwafata icyemezo icyo ari cyo cyose, ukaba n'umubitsi wacyo. Voilà. Iyi minsi y'ubusore rero umubwiriza bavuze ni iminsi y'ubuto, ni iminsi umuntu aba agifite imbaraga, agishukwa na byinshi. Ni iminsi umuntu aba yahitamo kuzavamo umuntu ukomeye cyangwa kuzavamo imbwa ikomeye. Ni ukuri cyane, ako nibyo. Iminsi y'ubusore niyo turi kuvugaho, sibyo? Iyi minsi y'ubusore, iyi minsi y'urubyiruko, yo dufite mu biganza icyo twashaka cyose kugeraho, n'icyo twashaka kurema kuri ejo hazaza hacu. Ndamutse nisetinzemo kuba imbwa ihagarariye izindi mu rwego rw'igihugu, nayivamo. Ndamutse nisetinzemo kuzaba perezida, sibyo, byakunda. Ndamutse nisetinzemo kuzaba umuntu w'umugabo ufite abana be 8 bamukikije na mama wabo n'imodoka ku ruhande n'inzu nziza, nabisetinga ubu ngubu bikazakunda. Ndamutse nisetinzemo kuzaba umusinzi mpuzamahanga ukomeye, urajya utambuka avuga ati dore umusinzi w'aka karere n'uriya, ibyo nabikora. Ndamutse nisetinzemo kuzaba umupasiteri, nabikora bigakunda. Kuzaba umuririmbyi ukomeye w'ikirangirire, uyu munsi nabigambirira nkagira n'icyo mbikoraho bigakunda. Iminsi y'ubusore bwawe turaza kwibaza muri iki kiganiro, uri kuyikora mwiki? Urakoze. Uzi iminsi y'ubusore? Iyi minsi rero y'ubusore, iyi minsi turi, iyi minsi nyine urumva ni igihe urubyiruko ruba rurimo, kandi bafite agatege, bahuriyemo n'ibintu byinshi cyane, noneho bakinurushye ku buryo urebye nabi wagwa mu kantu utatekereza ko akantu kose kagusunika ukagwa. Iyi minsi rero ubugendeka, ubusunikika. Iyi minsi rero dore ikintu ngende gutekereza. Iyi minsi ndi gutekereza nkavuga ese iki kintu nkoze igihe nzaba umumama, umwana wanjye akagikora, nkamugira inama, azashobora kwigenderaho nanjye yarananiye. Iyi minsi ndi kujya
ubundi iyi minsi bibaye byiza buri rubyiruko bibaye byiza wajya ugerageza ukajya gusenga kuko birafasha. mu minsi y'ubusore niho tugiriramo amahitamo meza cyangwa amabi. Ego kuko urumva iyo ubonye iyo uri urubyiruko nta bintu byinshi nta nshingano uba ufite. Mama pasiteri wanjye ndamukunda, pasiteri wanjye ndamukunda, yitwa Kanziga, ahantu ari hose umva Imana imuha umugisha. Hari ikintu yigeze kutubwira nk'urubyiruko, aratubwira se niba udakoze amasengesho cyangwa niba udasenze ubu ngubu utaragira inshingano, kuko urumva iyo ubaye umumama hari inshingano uba ubonye, kurera abana, kwita ku mugabo, kuba umunyarwandakazi w'urugo rwawe, kuba iki cyangwa ubaye umugabo hari inshingano uba ubonye, gushaka ibitunga umuryango wawe, gushaka abana banjye bazige neza bazayo gutya. Urumva ubaye bize, hari ibindi bintu utajyamo. Ese niba utabonye umwanya wo kuza mu nzu y'Imana cyangwa ube utabonye umwanya wo gufokasinga ku by'imirimo iby'Imana ikora, ibyawe ukoreye, ngo ube hafi y'Imana, ubwo nugera muri icyo gihe uzabona umwanya wo kujya gusenga. Kandi ni koko niko byagakwiye kugenda. Urumva ahubwo iyo udasenze, iyo ubaye umudamu, ntago niba ngiye buri cyumweru njya gusenga, nimba umudamu uko byagenda kose bishobora kutazubahirizwa, sibyo? Kuko bishaka kuba ngombwa muri icyo cyumweru tukaba tugiye gusura famiye z'umugabo, cyangwa se umwana ngiye kumujyana ku ishuri wenda yiga boarding. Urumva icyo gihe ngomba gusenga iminsi miburi murayigeraho. Ego kandi umuntu agomba gusenga hakiri kare, akiri muri ya myaka y'ubusore, akiri mu myaka y'ubusore, akifite umwanya, akibohotse, nta bintu bimuvuna, ntavuga ngo umwana ararize ngiye kumuhoza, umugabo ibiryo byashize muri stoke yashize ngiye gushaka indi, nta bintu byinshi. Urumva tuba tugomba kugerageza, kandi hari n'ibintu ukora Imana ikazabikwibukiraho mu gihe kizaza. Niba ubu ngubu ugifite uburyo, senga ugifite uburyo, kuko hari igihe kizaza ntubu ukibonye ayo mahirwe. Ngiye mu minsi yanjye ndimo ndi kugerageza nkavuga se hari ibintu byinshi biba bigenda ku rubyiruko. Niyo mpamvu nibyo wavugaga, umuntu aba agomba kwishakira inzira. Bajya bavuga noneho ngo intore ku minsi y'ubusore, ku minsi y'ubusore. Iyo minsi bibaye byiza buri muntu wese yahitekereza akavuga se muri iyi minsi ndi kwitwara gute? Ese nimba uwo nzaba we mu gihe kizaza ibi bintu ntibizangaruka? Iyi minsi urimo, iyi minsi ndimo, iyi minsi Nikora arimo, iyi minsi turimo urubyiruko, ni iminsi iryoshye yo guhishura abo tuzaba bo bukuri cyane. Biranagoye mu gihe kiri imbere, ni iminsi iri kutwerekana donc ama-image dufite. Ikintu kigiye kuzabaho mu minsi iri imbere ni ukuyadevelopa gusa. Uribaza uzadevelopa iki? Ni iki gikuze muri wowe? Iyi minsi iragoye. Ni iki kiririshe muri wowe kizerekana? Urumva biranasaba muri iyi minsi y'ubusore kugira n'ubwenge, kuko ubu tuvugana ushaka kuba ufite inshuti yawe y'umusore ikakubwira ngo ino tujyana ahantu tujye gusangira kamwe, ugashiduka. Niba uwo muhungu yibana muhise, niba uwo muhungu yibana uhise usinda utabimenyereye, uhise ujya mu nzu yiwe. Wagera mu nzu yiwe ugasanga wenda niba yaramenyereye ubuzima bwo kuzana abakobwa, ugasanga kubera bya bintu utamenyereye droge, ugasanga nawe uryamanye n'uwo mukobwa, ugasanga umuteye inda, umukobwa akaba arakwatatse, ukabaye umupapa mu buryo butunguranye. Ugasanga nyine mu buryo butunguranye utabiteguye, kubera iminsi y'ubusore we. Urumva ya minsi y'ubusore uhise uyivamo vuba, uhise winjira mu kindi kika, ugiye muri stress, umwana amata yashize, mama we ashaka kwambara. Urumva ya minsi y'ubusore wayivuyemo, uyivuyemo nta n'ikintu ukoze, utunguye. Urumva uyise ubu umupapa bitunguranye ako kanya. Urumva ugiye mu bihe bya stress noneho utakagombye kujyamo. Uri kumva? Niyo mpamvu umuntu aba agomba kwitonda akagira ubwenge, cyane cyane gusenga. Urubyiruko ruzarira kino kiganiro, niba udafata umwanya ngo ujye gusenga, ni ukuri pe ufite ikibazo.
ushatse wasenga, kuko iyo ujya gusenga hari ibintu byinshi Imana ikurinda, cyangwa mu rusengero bakigisha ibintu bikagufasha, wajya gukora ikintu nkanjye nikore najya gukora ikintu ngahita mvuga ngo ngahita nibuka kandi nanone abapasiteri cyangwa abakozi b'Imana bajye bagerageza kuganira urubyiruko. Hari ikintu urubyiruko cyangwa nk'ubu njye hari ikintu nshaka kujya gukora, mama pasiteri wacu ni umwana mwiza, ajya akunda kuganiriza urubyiruko cyane. Uzi ko ari igihe n'abakobwa atwicaza nk'uko akatuganiriza, nk'ubu hari ikintu nshaka kujya gukora ngahita mvuga we mama pasiteri wanjye yaratubwiye se umukobwa agomba kwitwara gutya, ese iki kintu nguyemo nabigenza gute kugira ngo nyivemo. Bajye bagerageza baganiriza urubyiruko cyane, b'amatorero, ababyeyi. Iyi myaka y'urubyiruko yacu ni imyaka yo kwemeza ko twica ubuzima tubuhonyanga. Ushobora guhita ubwica bigapfa. Ubu ngubu umuntu ashatse wese yakwica ubuzima bwe mu myaka 50 cyangwa ukabutegura, akabyiciye umunsi cyangwa ukabitegura. Niho usanga ugasanga urubyiruko akubwiye ukamubaza se byagenze gute, ngo ni ukuri nanjye nashidutse byabaye. Birashoboka ko umuntu yashiduka byabaye, yes, udakoresheje ubwenge cyangwa udatekereje. Nyine icyambere ga ni ukubanza kumenya uwo ushaka kuzaba we, yego, cyangwa kumenya icyo ushaka. Uyigendana ku manywa na nijoro buri gitondo kugeza mu kindi gitondo. Icyo gihe iyo uyifite uko byenda kose, iyo ugiye kujya mu kintu ushiduka wigaruye, cyangwa wanakigwamo ukavuga iki kintu ntago cyongera kumbaho. Yego. Cyane niba uguye mu kintu ukabona nta ngaruka kiguteye, ukavuga sinzongera mfashe umwanzuro, ugasanga ugaruye bwa buzima bwawe hakiri amahirwe. Hari n'igihe unabugwamo ukaryoherwa, ukavuga uko nari naracikanywe mwana. Niba uri umukristo utaranywa kukayoga, ukabura kamwe ukumva kararyoshye. Wenda ku bakobwa ntabwo bikunda kubaho cyane, wenda nko ku muhungu ugasanga urakanyweye bagushyiriyeho, wenda bakuvangiyemo n'agafanta ujya unywa, ukumva. Njye hari umuntu wambwiye ngo se gute umera gutyo utanywa inzoga, arambwira reka tumuvangiremo ka oranje n'akamusiteri, akambwira ni ukuri reka nkuvangemo akamusiteri gatoya nta kintu biriwe bitwaye. Baba we ndavuga reka ndumva se nabyemera. Noneho ikibi cyo ku mukobwa unywa inzoga, hari igihe zikurenga ugashiduka, wenda wabaye weak, zikurushije imbaraga, ntago wikontrole. Wenda ku mugabo ashaka kunywa inzoga akumva yagejeje, akumva acitse intege, akavuga rero ngejeje hano n'ijye uzi ikigero cyanjye reka ndeke. Ariko ku mukobwa ni ugufatiraho ugashiduka bukeye, ukibuka kwa mbega nazi nyweye. Ariko nibyo rero nakubwiraga, ku muhungu ushaka kuba utazimenyere kuzinywa, ukazinywa kumva kararyoshye, ejo ukongera ukanywa. Niba wahereye ku gacupa kamwe ukakamaraho amasaha 2 bakuvangira n'agafanta, ejo noneho kagafanta kakavaho ukayinywa yonyine, ukashiduka noneho wagize experience mu kunywa agacupa. Ugasanga utangiye, buriya hari ibintu bigendana. Inzoga zifite izo bizigendana. Inzoga wenda ushaka kunywa, impamvu mvuga ngo kunywa inzoga wenda bigendana n'ubusambanyi. Ushobora kunywa inzoga ntabwe ugasinda, ntiwikontrole, ugashiduka urasambanya utanabiteguye shawe, utabiteguye bikagutungura, ugasanga uhuye n'ibibazo. Ugasanga iyo tayari wagezaho za ntego zawe, niba washaka kuzavamo umugabo ukomeye, niba washaka kuzavamo pasiteri, birapfuye. Biba contraire, kuvamo ikindi kintu kitazwi izina ariko nacyo gikomeye. Ariko hari n'igihe ureba ko Imana ari umubyeyi, hari n'igihe ushaka guca muri ibyo bintu, niba ari kuza pasiteri Imana ikakurindiramo, ukazashiduka mu gihe kizaza, wenda ukabona birapfuye, ubayeho mu buzima, uguye mu buzima utatekerezaga ko wabugwamo, warangiza ukazajya kubona ureba ko Imana ari umubyeyi, mu gihe kizaza ugashiduka ubaye pasiteri, ukajya utanga ubuhamya bw'ibyo wakoze, ugasanga ari benshi bukijije. Ahubwo se gerageza witwaririkemo neza, wenda uzatanga ubuhamya ariko utaranahapfiriye. Sinzi ukuntu Imana imeze, kandi ntabwo twifuza ko abantu bose bazaba abafite
ubuhamya. Orega ushobora no kwitwara hari ibintu ucamo ushobora no gutanga ubuhamya bwiza ukavuga ati njyewe nkiri umukobwa sibyo narinze iminsi y'ubusore bwanjye abo ni nabo baryoshye kubumva. Icyo gihe hari umwana w'umukobwa hari umwana uba ukiri muto akazamuka avuga nawe ndashaka kuzamera nka kanaka witonde muri ubuhamya nabwo uberamwe amabara akomeye cyane. buriya hari ibyo baba batanavuze neza. noneho tureke ibyo kubivuga. hari ubuhamya umwana w'umukobwa cyangwa umusore yumva ukiri muto ukibyiruka akavuga ati sinumva nyine bibaho mu buzima bw'umuntu ashobora kuryamana n'abantu 5 mu cyumweru kimwe Imana ikaba yazamukuramo ati nanjye burya ati ono se jamais hari ibyiringiro. Ahubwo hari akantu kateye ahubwo hari akantu kateye turi kuganira n'urubyiruko ukumva umuntu aravuze hari ikintu abantu bishyizemo ngo nta mukobwa wajya gushaka ngo atararyamana n'umugabo cyangwa umuntu icyo ni ikinyoma cya Satani. hoya ahubwo njye hari n'abasore njya numva akavuga reka njyewe muye n'umukobwa ngasanga ni isugi reka ntabwo nabyemera. Ni ukubera iki? Yego ni ukubera iki? Akavuga njyewe bumve ko ntibakihebe Imana iracyafite 7,000 bitarapfukamira bayari. Wowe mukobwa kandi hari igihe umukobwa aba yaririnze akajya kumva ikigaraka bareka gute ujya kugera ahangaha utararyamana n'umusore akumva ni ibintu birenze bakambwa se wa mungana isi ufite ikibazo nujya gushakana n'umuntu utarasambana azagufata nk'igicucu barababeshya. Ahubwo nge mba numva ku giti cyanjye wenda ari bwo ahubwo umugabo yakuba n'ubutwari byamwe ari ubutwari. isi yaranduye abantu bose basigaye bumva ko urubyiruko rwose rusambana harimo n'ukuri n'abakristo bikwiye kuba general acceptable. It's not always the case. hari urubyiruko rwubashye Imana rwirinze haracyari 7,000 bitarapfukamira bayari zubaka ingo nziza z'umugisha haracyari abantu bazima harimo n'ababigwamo bakabivamo bakongera bakaba bazima bagafatirana hakiri kare. ahubwo icyambere ni ukwibuka ibyo uguyemo ukajya nta kibaho ngumva ngo n'ubundi ngo bose babaye abagore ngo waba uri umurezi ugiye mu rugo utararyamanaho na rimwe ntibakabashuke byo gutanga avance n'ibiki ngomba kubanza kuryamana nawe mbere yuko tuba what are you verifying. Baracyahari wenda Imana iracyafite abasore ashaka kuvuga nge fiance wanjye tugomba gukundana tukazajya kubana tutararyamana. Ariko rero ibintu nyine abantu bahindura urubyiruko ruhindura imyumvire. Yego yumva ikintu bita iminsi y'ubusore gutegura uzaba we hataraza iminsi mibi ngigushungurane iminsi mibi taravuga ati sinejejwe nabyo cyangwa ukaba umupapa ukajya uvuga mana yanjye si ukuki ntasinze koko hakiri kare. hari akantu bita ngo retour d'âge retour d'âge uryo yumva njya nyumva retour d'âge répète encore retour d'âge yes retour d'âge ngo ni ukuregreta cyangwa kwicuza ibyo utakoze mu gihe cyabyo. Ako se bibaho sinashaka kuvuga se kuba winda icyo bita ngo gukina iby'abana bavuga kuba winda mu bwana bwawe ya myaka 6 yawe utarakina iby'abana noneho ukazaba ikintu ufite 60 ayiwe sibwo birabikizwe gukina iby'abana cyangwa ngemba ni iby'abantu bakuru ni iby'abantu bakuru ntabwo bari bikire iby'abana. Ako se bibaho iyo hari abantu bajya muri comment bazatubwira niba koko bijya ariko si urubyiruko narwo ruba muri retour d'âge oya urumva bakirimo nyine bagomba kubicikamo. noneho iyo mvugo ya retour d'âge ni kimwe mu bikuru urubyiruko mu busambanyi no mu byaha bitandukanye ngo batazicuza ngo imyaka itazayibagarura ati bari babikeneye hatari imisemburo basohoye mu mubiri urumva
Satani akaza kubaka icyo kinyoma kimeze kigakwirakwira undi akarwana no kuvuga ngo mbiswa ntazagira retour d'âge akagikurikira ngo bitazamugaruka ngo atazabikora ashaje. Ariko se yajya kubikora ashaje kandi afite umugabo. C'est ça. Nje mba numva babeshya pe. C'est ça. None se arajya muri retour d'âge afite umugabo. Kereka ahubwo bavuga ngo wenda ngiye gushaka. Kera sinanywaga inzoga. Ubu se niki cyago? Nje mba numva ahubwo iyo washatse. Ese nyine kera sinanywa inzoga kuko ntayinyweye reka ntangire nyine. Waba ufite abana 5 4 ukajya kugira umutima wo kuba niba utaranyweye inzoga ukagira umutima wo kuvuga ngo ngiye kujya kunywa inzoga. Waba ufite umugore mwiza n'umugabo mwiza mu banyamahoro ukicuza ngo kutasambanye. Ahubwo ikintu nabwira urubyiruko abagomba kuzashakana n'umuntu wanyije n'amaranga mutima yiwe. Kukantu kari mu bwenge buke. Nyine kugira ngo kugira ngo nge niko mbyumva kugira ngo atazajya muri iyo retour d'âge wenda avuge ngo wenda niba ageze mu gihe akavuga ngo ndumva nshaka kugendana n'umuntu umeze gutya. Niba Imana itanga byose, niba ngiye mvuga ngo nshaka kuzashakana n'umugabo munini muremure w'amatuza, yes umusengere unabyiyumvemo gutyo, Imana izaguza n'umuntu umeze gutyo. Ububahe Imana uteye nk'uko ubishaka. Yego byose Imana ishobora kubitanga. Cyangwa hakaburamo nkatunga ariko akagira utubura, hakaburamo nka 2 cyangwa ariko ikabyubahiriza ugashakana n'uwo ushaka uwanyije n'amaranga mutima wawe. Surubyiruko sinanga turubyiruko. Tukiri kwingingo rero iminsi y'ubusore niyo minsi yonyine umukobwa umusore ashobora kwiyemeza gukorera Imana kandi bigakunda cyane, kubera ko muri iyi myaka muri izi mbaraga wazikoresha uko ushaka kose. Ushaka kuzikoresha urema ikintu gikomeye ku buzima bwawe cyiza cyangwa kibi. Ushaka guhitamo gukorera Imana, kuyiramya, kuyihimbaza, kuyikiranukira muri iyi minsi mibi igoye, ugahituriramo ahubwo n'umugisha wawe. No kuvuga ngo icyo turi kwigisha hano, abantu ntibamenya amahitamo bagomba kugira muri iyi minsi y'ubusore, kuko ni iminsi amahitamo akucanganyukisha ari menshi, ukajya wumva n'amajwi ishaye inyuma yawe, amajwi akongora ati reka uburezi mwana, gira utya mwana, ati jya umwana uri kuri kubujangweri mwana, sibyo? Ibintu byinshi bikongorera mu minsi y'ubusore. Iminsi y'ubusore urumva Nicole, iminsi y'ubusore iragatsindwa n'ibi. Iminsi y'ubusore niho uburira ubwenge buzimuka bikaba birarangiye. Iyi minsi y'ubusore dore neza kuri phone yawe gatoya. Iyi minsi y'ubusore ndagira ngo mwereke indirimbo dukwiye kuba turirimba abajene cyangwa se urubyiruko. Dukwiye mu minsi y'ubusore bwacu twatura iri jambo dusanga muri Yobu 28 maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyo tubona muri Yobu 28 kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha. Uyu muntu ari umujene ari urubyiruko aba yumva ari we munyabwenge ikomeye, aba yumva ayoboye isi, aba yumva igihugu agifite. Ariko ibyo wakwigira byose, amashuri wakwiga yose, ibitekerezo wakwiyungura ibyo ari byo byose, utubaha Imana kubaha Uwiteka nta mana nta buzima. Aba ari ryo hame ritugenga mu rubyiruko mu buzima bwa buri munsi. Tujye tuvuga ngo niba ibintu ndimo nta mana birimo mfite shiri, kuko urumva nta buzima mbona. Kuko urumva n'ijambo ry'Imana bivuze neza ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Umuntu ubaha Uwiteka niwe ufite ubwenge. Kuva mu byaha niko kujijuka. Uwibwira ko wese ajijutse akwiye kuba yego. Noneho nyemerera mbere uko dusoza
tukiri nako ku minsi y'ubusore mu minsi y'ubusore social media igiye kuyobya abantu cyane imbuga nkoranyambaga umujene ukijijwe umukobwa ukijijwe niki akwiye kuba asura kuri internet niki akwiye kuba postinga mu gitondo kuri status cy'ibyuka niki akwiye kuba ashyira ku rukuta rwa Instagram niki akwiye kuba ashyira kuri Facebook page ye status ye yambaye ute niba wubaha Uwiteka kuko ukaba uri umukristo na Facebook yawe irabigaragaza. Urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajeje gusa ku rubyiruko ibyo uzapostinga nibyo bizerekana uwo uri we wa nyawe. Nujya gupostinga amafoto y'urukozasoni it's okay uzabugaragaje uri social media n'ubundi ukiraho social media ntabwo iduhindura abo tutari ahubwo idufasha kwamamaza abo twari bo bukuri tutarayigira abo kana erega nibikurimo nibyo usohora. Yes, ntabwo wowe wakifata wowe ku giti cyawe ngo ugende upostinga wambaye pocket wambaye ishati ifunguye uri kugaragara gutya ntabwo byakunda. Icyo gihe nubisohora abantu bazabona uri uzabugaragaje uri yego ibintu bikurimo nibyo ugaragaza. None se kuba byavuga ngo ngagakiza ngo kaba mu mutima agakiza kaba mu mutima gute no hanze ntabwo no hanze haba hari inzu handitseho ngo hano tugira amata konje amata ashyushye tubisoma hanze icyo gihe tubisoma hanze ko mu nzu hari amata mu nzu icyo gihe ntabwo wajya ahantu handitse ngo busheri nandi handitse amata nujya muri busheri uzagiye kuzana inyama buri wese n'ikimuyobora. Rero buri muntu atanga icyo afite kikamugaragara nk'inyuma. Umuntu atanga icyo afite ngo gukizwa ni mu mutima ukabona uhuye n'umukobwa wambaye ubusa ari kwicara akarwana n'ijipo yabuze ibiterekwa n'ibyicaro kandi baravuga ngo tuzabamenyera ngo kaba mu mutima tuzabamenyera ku mbuto niba uri umukobwa ukaba uri umugore wambaye ubusa ukagenda wimuyamuya mu bantu uruhame wabuze imyicarire umanura uzamuka nkagawe na ya ndirimbo agakiza uzaturatira ko kari mu mutima gute igihe hari ibintu byaguteye nawe ubwawe isoni kubyereka mu ruhame byakunaniye urumva utari proud. Urumva n'abantu nibaguca ahantu uri kwinywera uri kwicomera agatabi uri kwinywera n'akayoga icyo gihe urumva umuntu azakugaruka kuri Kristo nibishoboka nyine uko wireka abantu kora ndebe umuntu atanga icyo afite. Urumva ntabwo uzajya gupostinga n'upostinga ibintu by'Imana uzaba mu Kristo n'upostinga wambaye ibintu nk'ibi pocket cyangwa uvuga ibigambo bipfuye icyo gihe ibikuri merega nibyo bisohoka hanze bisohoka hanze. Cyo ni ikintu abantu ngomba kuzirikana no kumenya no kandi ikindi tujya twirengagiza rubyiruko hari ibintu dukora tukiri batoya nyuma twazavamo abo tuzaba cyangwa abapapa cyangwa abamama ugasanga bya bintu wa postinga umwana wawe biguyeho icyo gihe umwana nta hari imyaka umwana agiramo akananira waza umubwira iki yakubwira mwana papa nawe se byari bimeze gutya yego ntacyo akavuga mwana mama wowe se wakoraga gutya ntacyo waza igiti kigororwa kikiri gito ntacyo waza umubwira. Urumva rero dukora ibintu tuzi ko mbere bitazatugirira ingaruka cyane rwose nizere ko bari kutwumva tuvuge dusoza kuko ijambo ryatubwiye ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore ariyo tumaze kuvuga iminsi mibi itazi ubwo uzaba wagusineshejwe nabyo. Wambwiye ngo sobanura ibi bintu neza n'iminsi mibi. Iminsi mibi hano yavugwaga mu mubwiriza ese nibyo jambo ngo sinejejwe nabyo yego ndabivuga byose. Iminsi mibi ni igihe umaze guhinduka umusaza w'imyaka 40 bakubwira ngo dadi winyariye dadi asama tuguha amazi yo kunywa dadi asama tugutamika ubugari dadi uri kumva mukecuru nyogokuru kujya kuri wese ari uguhirika ari ukujyana ugashiduka usanze waraye winyariye uri umusaza ubwenge bwaramaze kugenda warabaye umwana muto yego iyo niyo bita iminsi sinejejwe nabyo
barakuzanira igikoma mu cyumba aho uryamye mujyane ntacyo nshaka, barakuzanira ifiriti ntacyo nshaka, barakuzanira ubugari ntabwo nshaka, barakuzanira inyama kandi mu minsi y'ubusore warazikundaga nta menyo mfite yo kuzirya, ukajya uvuga ngo igihe ngezemo n'iminsi nsohoyemo n'imyaka nsohoyemo sinejejwe na buri kintu icyo ari cyo cyose, mbayeho ntegereje urupfu. Bibiliya niyo yahise yandika ngo nugira chance mu minsi y'ubusore ujya wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza, ubwo uzabona ibintu byose nta na kimwe kigushimishije. Kwishimira ubukristo n'ubusore n'ubu kuko hari iminsi tugiye kuzasohoramo gusenga no kuramya Imana no kuyimbaza ntibibe bicicura ibyo. Ako bike hari akantu njya nk'umuntu, kubera iminsi hari akantu njya nk'umuntu ku rusengero hari igihe hajya haza nk'abasaza cyangwa abakecuru ukumva bigishije ijambo ry'Imana cyangwa ashyigiye guhimbaza ukubona rishimye ari kubyina urubyiruko byamunaniye cyangwa arahagaze yifashe gutya umukecuru ari kubyina mu nzu y'Imana yanejeje Mana mbega biba ari byiza no gusaza neza muri yo yiryamiye abayirotera yibereye mu rusengero. Yes, umukiranutse asaza neza. Gusenga ni byiza nyamara hari n'ubugeze mu myaka yabona abasore babyina kavuga ati iyo ngiye ishurirwa ibi bintu mu minsi y'ubusore bwanjye, uri kumva iminsi y'ubusore mu minsi y'ubusore bwanjye iyo ngiye ishurirwa ibi bintu karesha tureba ukuntu karakana gakobwa gatamba neza sha. Ndibuka ko muri iriya myaka ari gutambanya narindi mu migina ntegereje abagabo. Akuze uri kubikora uzi ko wabikoze wabyiniraga Imana cyane. Ati shamu uri kutwibutsa iminsi yacu ya kera, niko Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera ngo ntekereza iby'Imana akoze ngo nyiramburira amaboko kuko ari cyo yari ashoboye nyine. Nawe urareba umukobwa ari kubyinira umukecuru ukavuga ati dore mu minsi yacu natwe nuko twari tumeze sha, ariko iyo utabikoze urabyicuza ati iyo mbimenye ugashaka kubikora nta mbaraga ugifite kuko ntunejejwe nabyo usohoye mu minsi mibi. Bene data mudukurikira mureke tumenye icyo guhitamo, tumenye icyo guha inzira n'icyo kwima inzira, dukore ibyiza dukorera Imana bigishoboka muri izi mbaraga dufite ku buryo ejo tuzaba turimo ngo nunavo payibo travaye ntitwakoreye ubusa ntitwakoreye ubusa. Reka nkubwire gukorera Imana aricyo kintu tutarogereta ngo ugere mu minsi mivuga ati Mana we iyo nyireka no kugukorera oya. Mbona umuntu wese akorera Imana asoza abyina asoza avuga ati Mana nahisemo umugabo ukomeye yababayeho neza. Nta muntu ndabona kuva naba mu myaka maze mike cyangwa myinshi uri kwicuza ngo kubera iki nakoreye Imana, ahubwo umuntu wese yamaze kumenya Imana kubera iki ntamenye ibi bintu mbere. Ahubwo hari n'abashaka kuyikorera bashaje kugira wemere ko ari byiza. Yego hari ugera gasaza ari kirere cyo mu bintu byinshi byatangira kugera mu myaka iri hejuru akanatangira gukorera Imana ariko aba yigaruye. Yego niko Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha bari badukurikiye muri iki kiganiro. Ni ibiganiro tuzajya dukunda gukora by'urubyiruko bifasha abajene bifasha abakobwa n'undi muntu uri kutureba rwose akumva yishimiye ko twajya tuganira kuri bene izi nyigisho nawe twandikire tuzamuha ikaze. Tuzamuha ikaze. Icyo twifuza ni uko urubyiruko ni uko igihugu kigira urubyiruko rwiza ruri positive kandi n'itorero rukagira urubyiruko rwiza kuko itorero ry'ejo hazaza si iby'aba basaza batuyoboye ahubwo ni twebwe nyine urubyiruko nitwe imbaraga z'itorero ndetse n'igihugu kandi kubyubaka no kubisetinga ni nonaha. Rero ndifuza ko uza udusengera Imana kuko ikiganiro twarimo tugirana buriya tuzasubira n'ubundi twongera tuganiriza urubyiruko. Mana turagushimiye kuri Imana tugushimiye kuri kubahwa muri aka kanya turacyakwirinda turacyari imbere yawe nyagura ku ngoma tweretse kino kiganiro dukoze rikagifasha urubyiruko rikagifasha abantu benshi ntami turaguhamagaye nta kikunanira turi mu bihe bigoye ibihiga urubyiruko ni byinshi mwami turakwinjizere kudufata udukomeze utwambike imbaraga zawe ntacyo twashobora tutagufite tudafashijwe nawe natwe twagwa nk'abandi bose tugahirima ariko turakwinginze nkweretse kino kiganiro umuntu wese ukireba kakigireho kimukura naho kimugeza umwambike imbaraga zawe mwami ukibona ahindura imyumvire
imyumvire ndetse n'imitekerereze kugira ngo ategure kuzaba uwashaka kuzaba we. Mwami turakwinginze komeza kudushyigikira nk'urubyiruko, komeze kubana natwe, ubutumwa bwiza bwawe bwamamare ku isi yose. Tugushime kuri Imana igiye kubikora, icyubahiro kibe cyawe mu izina ry'Imana. Amen. Amen.